indende inyuwamo yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera komera komera, wihangane bizashira, wegukane cyusa. Bizashira, wegukane cyusa, bizashira, wegukane cyusa. Inzira y'umusaraba ni ndende, ni ndende inyuwamo yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera 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 komera, wihangane bizashira, wegukane cyusa cyusa cyususa. Yes, nongeye kubasuhuza rero nshuti bavandimwe, mbabwira ngo umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2025, kandi tugomeze turyoherwe ibirori byacu, tunakomeza kureba filime dukunda turi benshi cyane, inzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba kabisa igomeje kuba inzira y'umusaraba, ibintu bigomeje guhindura isura uko bwije nuko bikeye mu nzira y'umusaraba. Nuko tubizi rero, akandi kakanye tuba dufashe kugira ngo tuze turebe ubuce bwiza buba bwagiye buranga iyi filime yacu inzira y'umusaraba episode iba yatambutse ya 52. Ndakeka tumaze kubimenyera hano kuri Future Empire kabisa, nibyo tuza tukabakorera, nibyo tuza tukabahereza umunsi ku munsi, nta bintu byo gusiba cyangwa se ngo tubicishe irungu na filime yacu inzira y'umusaraba. Ngira ngo nawe ngusabe kujya ujya muri comment ukatubwira ngo utu duce nanjye nabonaga ari two twaza k'uyu mwanya, cyangwa se ukajya no muri comment ukatubwira ngo ino episode isohotse ejo muzayidushyirire kwa aka gace, cyangwa mukavuga nyine uduce twa episode, mukavuga ngo mugende mudupangira k'uyu mwanya, cyangwa akangaka kaje k'uyu mwanya bitewe n'amasomo umuntu aba yagiye akuramo, bitewe n'ukuntu tuba twagiye tubona karyoshye. Rero tudatinze tugiye gufata akanya gato cyane tugaruke tureba episode ya 52 yacu uko yari imeze, uduce twagiye tuyigaragaramo twiza, uko twagiye tudushyira ku murongo. Nimurambirwe ni mu kanya gato tukahita tuza tukatwagezaho. Yarase urukundo rwabo rw'urumana, abareba bose baratunguwe, isimbi yarashubongera, nta gushidikanya zirarungana. Icyo sara mwiyumvamo cyane, iribagiza n'inyenyeri, isimbi aragenda ashukwa, agacece karategura ikiri. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo aba basigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda, bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amabi hirya, ikibarakira nta butyobe, akabona amata mu biziba, ibikoresha ijoro rizamuka imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda, bakunda urukundo
avunira amavi hirya inyibaracirana butyobe akabona amata mu bisiba irikoresha ijoro rizamuca imbere isimbi arashaka kumuhitana ngo abasigaye bamugira umugeni ndabona ituzi yarusha ahangahanya hano hatazima Yes, rero tudatinze reka dutangire n'agace kacu ka gatanu. Nk'uko muri kubibona ni mu rugo hano kwa Cyusa mushiki we Sylvie ndetse na mama we na papa we bari kwibaza aho umwana wabo ari, bari kwibaza uko byagenze kubera ko Cyusa ntiyaraye mu rugo. Aya ni amagambo rero bari kuganiraho nk'umuryango. Papa we ari kumubwira ngo njyewe nasanze ibiryo ku meza atigeze arya, mama we ati ngo njyewe nagiye no mu cyumba kumureba nawe nabonye, ubu mwana wacu yaraye hehe, uwo mwana wacu ari hehe. Ariko Sylvie ahangaha akaba azi yuko Cyusa yavuze ko azatorokana Iribagiza. Ni ibintu rero byabateye ubwoba, ni ibintu byatumye batekereza ibindi bintu bakavuga ngo uriya mwana wacu nashaka kudukoraho, cyangwa se ibintu aba ari gukora ni ibiki, kuki aba atatubwiye cyangwa se kuki aba atatumenyesheje. Rero ibi bintu Cyusa aba yakoze cyangwa se Cyusa aba yakoze nta muntu nyine agishije inama, nta muntu n'umwe abajije, nta muntu n'umwe ubizi, bikaba bitumye umuryango we uhangayika cyangwa se wagira n'ikindi kibazo, kuko twabibonye neza ko n'umuryango wo kwa Iribagiza utigeze wicara bitewe n'ibura ryawo, na papa we yagize ubwoba atangira guhamagara ba Frank, atangira gukora ibiki byose bishoboka, umuryango we rwose urahungabana nubwo atari uwabo. Bivuze ngo Cyusa aba yakoze ibintu bitari byo byo gucicisha umuntu, byo gutorokesha umuntu. Biriya ni ibintu bibi cyane, ni ibintu bihanwa n'amategeko, uretse no kuvuga ngo umuntu aba afatwa nabi ukagenda ukamutorokesha, ni ibintu bibi. Ahubwo ikintu wagakoze tumenyesha inzego z'ibanze cyangwa se tugahamagara polisi tugatangira amakuru ku gihe. Uretse n'ibyo nakubwiye ngo tuzajya tuza tureberemo amasomo, ni ukuvuga ngo uretse n'ibyo ngibyo urebye nk'umwana bari guhohotera, bari gukoresha nabi, cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese ubona atabayeho neza, bamuhohotera bamugirira iki gihugu cyacu rero cy'u Rwanda cyarabyoroheje, gifite ubuyobozi bwiza, uhita uhamagara polisi cyangwa se ugahamagara izindi nzego z'ibanze zikagira icyo zagufasha, apana wowe kwifatira umwanzuro. Uragomba cyangwa se urabanza ukabimenyesha inzego z'ibanze. Rero ahangaha Cyusa nubwo byanejeje abantu benshi kubona Cyusa atorokanisha Iribagiza, ariko ahangaha yakagombye kubanza agahamagara inzego z'ibanze, kuko gukora ikintu utabajije cyangwa se utamenyesheje cyangwa se nyine ukwigenga, muri make bihanirwa n'amategeko. Rero iri ni ryo somo twakuramo ryo kubanza ukamenyesha inzego z'ibanze, urebye ko hari umuntu bari gufata nabi cyangwa se bari gukorera ibintu bibi, aho wowe kwifatira umwanzuro urabanza ukabimenyesha inzego z'ibanze. Aka ngaka rero ni agace ka gatanu twari twabateguriye, bari bari kuganira kuri Cyusa bavuga ngo ntabwo yaraye mu rugo, ntabwo byagenze gute. Ibi bintu byari babahangayikishije cyane nk'umuryango wo kwa Cyusa, kongera kubura imfura yabo cyangwa se kubura umuhungu wabo kubera atigeze arara mu rugo. Murakoze rero, aka niko gace ka gatanu twabashije kuba twabategurira cyangwa se tukanabagezaho. Reka dufate akanya gatoya tuhita tugaruka n'agace kacu ka kane paka ku gace kacu ka gatanu. Nimujye kure, mugume iruhande rwa televiziyo cyangwa se telefone, computer, ibintu byose cyangwa se ahantu hose ukoresha urebera filime yacu Inzira y'Umusaraba cyangwa se ubu busesenguzi bw'Inzira y'Umusaraba. Nujye kure yaho, kuko tugiye kugaruka n'agace kacu ka kane paka ku ka mbere. Murakoze, nimujye kure. Inzira y'umusaraba ni ndende,
ni ndende inyuwa muntu yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera komera komera, wihangane bizashira wegukane, cyusa bizashira wegukane, cyusa bizashira wegukane, cyusa. Inzira y'umusaraba ni ndende, ni ndende inyuwa muntu yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera 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 komera, wihangane bizashira wegukane, cyusa cyusa cyususa. nuko muri kubona rero twongeye twagarutse ku gace kacu ka kane. Agace kacu ka kane turi kuhabona Rugema kuri telefone. Ahangaha ndagira ngo mubwire ko Rugema yari ari guhamagara Frank, yari ari gutura agahinda kiwe Frank nk'uko n'ubundi asanzwe abikora, n'amakuru yose nk'uko asanzwe ayamuha. Ariko Frank ahangaha yabashije kuba yamwitakana cyangwa se amubwira ngo ibyo ni ibiki wagiye umuntu w'umugabo, ariko Rugema agakomeza amubwira ngo ni wowe nshuti yanjye, ni wowe ibintu byose mba agomba kubibwira, none nawe nyumvira ukuntu uba uri kuvuga. Ariko Frank agomeje amubwira ngo iyi telefone umenye ko nta kintu rwose, ibintu tuvugana byose bashatse bajya babyumva cyangwa se babibona, kuko kuri telefone nta mabanga abaho. Ngira ngo nawe nkubwire ngo niba hari ikintu ujye uvugira kuri telefone uzi ngo ni ibanga, babishatse bajya muri historique bakabona ibyo wavuze byose. Nuzajya ujya kuvuga ibintu by'ibanga cyangwa se ibintu uzi ko byagukoraho, ujye ushaka umuntu ushaka kubibwira cyangwa se ushaka ko mubiganiraho, mwicare ahantu mubiganire, apana kuri telefone, kuko telefone ni electronique, ni igikoresho cy'ikoranabuhanga, ku buryo ibyo wavugiyeho byose bajya muri MTN cyangwa se Airtel bakareba muri historique ya nyuma niya namba yawe, bakareba ibyo bavuze. Ni ukuvuga ngo telefone nigira ibanga, telefone nibika ibanga. Hari n'igihe iri kodinga utabimenye, utazi uko byagenze. Rero ndagira ngo ngugire inama yo kutajya uvugira amabanga yawe cyangwa se ibintu uzi ko byagukoraho kuri telefone, kuko telefone nta kigenda. Rero ibi ni nabyo Rugema yabwiwe, kubera ko Rugema yashakaga ko baganira kuri biriya bintu bya Iribagiza, avuga uburyo ki bavugaga uburyo ki Iribagiza naramuka agomeje kujya hanze, agomeje kujyanwa na Cyusa, bishobora kuba ngombwa ko Iribagiza yazahura n'umuntu umuzi, akamubwira amateka yiwe, akamubwira uko byagenze, akamubwira buri kimwe cyose, akamubwira ko n'abariya atari ababyeyi biwe. Rero bikaba byabakora. Aya niyo magambo bari bari kuganira hagati yabo, bavuga uburyo ki Iribagiza yatorokanye na Cyusa, kandi gutorokana na Cyusa bishobora kugiramo ingaruka y'uko Iribagiza yahura n'umuntu umuzi, akahita amubwira amateka ye yose, yamenya ukuri. Rero ba Rugema bakahita bajya mu byago, kuko iriya mitungo yose baba barimo si yabo, ahubwo niyo kwa Iribagiza. Rero ibi bintu byabasha kuba byabatera ubwoba, bityo bituma Rugema ahita ashaka guhiga cyane, guhigira hasi no hejuru Cyusa na Iribagiza, kandi bavuze ko Cyusa bagomba kumukuraho kugira ngo basigare ari amahoro. Ikindi kintu rero cy'isomo cyangwa se ikindi kintu cyane yo kuba nashyira aka gace cyangwa se akanyine aya magambo ku mwanya wa kane, ni uko bavuze ngo wa musore wabakoreraga cyangwa se umwe nawe bashakaga ko yica cyangwa se bamutumye guhiga Kabarade na Emile, bashaka nawe kumubanza kumukuraho. Ni ukuvuga ngo iyo ukoranye n'abantu babi ukamenya amabanga yabo,
nawe byanga byakunda bikugiraho ingaruka, kuko nawe barakwica, nawe bakuvanaho kugira ngo utazabavamo. Ibi rero nibyo bigiye kumubaho, nibyo bashaka kumukorera, kuko barashaka gushaka abandi bantu bakomeye cyane bamurenze, bamurusha imbaraga, ngo nawe babanze bamukureho, hanyuma bakomeze akazi kabo. Bivuze ngo gukorana n'abantu babi ntibirangira neza, birangira n'ubundi nabi. Iyo ukoranye n'abantu babi birangira nabi, kuko nawe birangira bakuvanyeho byanga byakunda, birangira bakugiriye nabi, kubera yuko uba wamenye amabanga yabo, uba wabinjiriye ukamenya ibyo bapanga. Rero kugira ngo utazabavamo nta kindi bagukorera uretse kukuvanaho nyine bakakwica, kugira ngo utazanabatanga mwagiranye ikibazo. Rero iyi niyo ngaruka yo gukorana n'abantu babi, cyangwa se yo gukora ibintu bibi. Byanga byakunda iyo ukora ibintu bibi ntabwo bikugwa amahoro, amaherezo birangira bikugizeho ingaruka. Nkaba rero nakubwira wowe muntu uba udukurikiye, cyangwa se wowe uba uri kutwumva, kutagira ikintu kibi ukora cyangwa se winjiramo uzi ngo kizazana inyungu nyinshi cyane, kuko icyo kintu ujyamo umenye ko kizakugiraho n'ingaruka, bitewe n'uko ugikora cyangwa se bitewe n'icyo ari cyo. Ni ibintu tuba tugomba kwitondera, ni ibintu tuba tugomba kujyamo twabanje gushishoza, twabanje kumenya ibyo ari byo, twabanje no kwitondera inyungu yabyo uko imeze, cyangwa se uko iboneka, kugira ngo tugomeze kubaho neza ubuzima bwiza cyane. Nuko nyine tugomba kwirinda no gushyira ubuzima bwacu mu kangaratete dukorana n'abantu babi. Rero ibi ngibi nibyo bari kuganiraho, niyo magambo bari kuvuga, bavuga no kuri Cyusa, bavuga uburyo yatorokanye Iribagiza nawe bashaka kumuvanaho. Aka niko gace kacu rero twashyize ku mwanya wa 4, bitewe n'uko kari kameze, bitewe n'amasomo twigiyemo, bitewe n'amagambo yari ari kuvugirwamo. Reka dufate nanone akanya gato cyane tugaruke tureba n'agace kacu ka 3. Murakoze. Urukundo rwabo rw'urumana, abareba bose baratunguwe, isimbi yarashubongera, nta gushidikanya zirarungana. icyo saramwiyumvamo cyane, Iribagiza n'inyenyeri, isimbi aragenda ashukwa, agacece karategura ikibi. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo aba basigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amabi hirya, ikibarakira nta butyobe, akabona amata mu biziba, ibikoresha ijoro rizamuca imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amavi hirya, inyiba aracira nta butyobe, akabona amata mu biziba, irikoresha ijoro rizamuca imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima.
hey, nk'uko turi kubona rero agace kacu ka gatatu kari umuriro, kari faya, kagurumanaga, umva kari gateye ubwoba. Byari ibintu bikaze rero. Koca yaje kureba Iribagiza nk'uko bisanzwe, nuko asanzwe abikora, akaza kumureba bakiganirira bakavugana ibyabo, yarangiza akitahira we na Kanyana. Rero ni Koca na Kanyana niwe nshuti za Iribagiza, nibo bamuhora hafi nk'uko bisanzwe. Rero Koca yaraje kubareba, akimara kugera mu rugo akubitana na Fabiola, cyangwa se yakirwa na Fabiola, ariko Fabiola ntiyaramworoheye. Fabiola yaramuriye, Fabiola yamukubise, Fabiola barwanye, Fabiola yamufashe mu mashingu, ibintu biba ibindi bindi. Rero Fabiola nta kindi kintu yari ari kumuziza yuko azi, cyangwa se ari mu batumye Iribagiza abura. Kandi koko turabizi ibi bintu Koca nta ruhare abifitemo. Koca yaraje kumureba bisanzwe nk'uko ari inshuti ye, biri aho ngaho nyine bisanzwe. Ariko Fabiola we ntiyabyemeye, Fabiola yanze kwemera ibi bintu Koca yari ari kumubwira, kuko Fabiola yari asanzwe ababona bajujura, bajya mu dutsiko twa hato na hato, bavugana ibintu byinshi cyane. Rero ibi bintu byaje kuba byagira ingaruka kuri Koca, yaje kuba abizira, yaje kuba abazwa na Fabiola aho Iribagiza ari, kuko Iribagiza akomeje kubura. Ibi rero byatumye barwana, byatumye baserera byatari, kuko Fabiola ari gushinja Koca ibintu atazi, ibintu adafitemo uruhare. Ibi bintu rero Koca nawe nimwe yahise bimenya, biramuhangayikisha, ababazwa nuko Iribagiza yabuze, ababazwa nuko Iribagiza adahari. Ibi bintu rero ni ibintu byari ibindi bintu, ni ibintu byari biteye ubwoba cyane, kongera kubona Fabiola ashinja Koca ko ariwe ufite uruhare mu ibura rya Iribagiza. Ni ibintu rero byateye zagara, ni ibintu byatumye nanone aka gace kabasha kuba karyoha, bitewe n'akavuyo kenshi na practice, cyangwa se uburyo Fabiola yakitingamo cyane. Ngewe biranshimisha cyane, kuko nta mikino aba afite. Aka gace rero twagashyize ku mwanya wa kabiri, bitewe n'urukundo rwinshi Iribagiza aba akomeje kugaragarizwa na Koca, cyangwa se na Kanyana, n'undi wese umukunda, n'undi wese umugira impuhwe, umushyigikira. Rero ahangaha bitewe n'urukundo Koca agaragariza Kanyana, agaragariza Iribagiza, yaragiye kubizira. Ariko biba ari byiza kugira ngo tugaragarize inshuti zacu urukundo, niyo twabizira ariko tukagaragariza urukundo inshuti zacu. Rero iki kintu nicyo tuba tugomba kwigiramo, nicyo kintu tuba tugomba guhita dukuramo. Kugaragariza inshuti zacu urukundo ni ibintu biba ari byiza cyane, ni ibintu biba bikenewe. Murakoze rero, reka tugaruke n'agace kacu ka kabiri. Rero tudatinze n'agace kacu ka kabiri, nta bintu byo gutinda cyane. Nk'uko turi kubibona, ni imiryango ibiri yahuye. Ahangaha Fabiola na Rugema bafashe umwanya baza kwa Nkubito. Baje kwa Nkubito rero baza kubaza ibyo umwana wabo, impamvu umuhungu wabo yamujyanye, cyangwa se ahari. Baje kumusaba rero, baramubwira ngo muduhereze umwana wacu tumujyane. Mu mujinya mwinshi rero, mu kavuyo kenshi bari bafite, ahangaha Sylvie mushiki wa Cyusa yahise amubwira ngo ni isimbi muje gutwara, reka nze mubahamagarire mu mutware. Ariko mu by'ukuri ntabwo yari isimbi bari gushaka Iribagiza, kuko bamubuze. Ni ibintu byabahangayikishije cyane, nkaho kubera ko nyine bahise bakeka, bahita banabihamya neza ko ari Cyusa wamujyanye, kandi koko nibyo. Rero nk'uko babivuga, nta uguhisha cyangwa se ntawe uyoberwa uwamwibye, ahubwo ahayoberwa aho amuhishe. Rero bivuze ngo ba Nkubito cyangwa se ba Rugema barabizi neza ko Iribagiza yajyanwe na Cyusa, nubwo batazi aho yamushyize cyangwa se aho bari. Rero kuba batazi aho yamushyize cyangwa aho bari, byatumye baza kumushakira iwabo kwa Cyusa n'ubundi, ariko turabizi neza ko atariho ari, kuko byarangiye n'ubundi bahamubuze. Byarangiye bahamubuze, biba rwaserera, biba induru. Ese iyi ntambara ngira ngo mubaze wowe, urabona iri burangire ute? Urabona iri buhoshwe n'iki? Ese Cyusa aramugarura cyangwa biragenda gute?
ni ibintu tuba tugomba gutegereza tukareba mu yindi episode, tukareba uko bizarangira. Ese Nyiranambara we naramuka amenye ibi byose azabigenza gute? Ni ibintu tuba tugomba gutegereza tukareba amaherezo yabyo. Aka rero niko gace ka kabiri, cyangwa se niko gace twashyize ku mwanya wa kabiri kugira ngo dukomeze kuryoherwa na filime yacu Inzira y'Umusaraba. Murakoze, reka dufate nanone akanya gato cyane tugaruke tureba n'agace kacu ka mbere. Murakoze. urukundo rwabo rw'urumana, abareba bose baratunguwe, isimbi yarashubongera, nta gushidikanya zirarungana. icyo saramwiyumvamo cyane, iribageza n'inyenyeri, isimbi aragenda ashukwa, agacece karategura ikibi. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo aba basigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amabi hirya, ikibarakira nta butyobe, akabona amata mu biziba, ibikoresha ijoro rizamuca imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amavi hirya, inyiba aracira nta butyobe, akabona amata mu biziba, irikoresha ijoro rizamuca imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Ibintu rero byari umuriro, ibintu byari faya, byari moto kabisa ahangaha ku gace kacu ka mbere. Nk'uko rero turi kubibona, cyangwa se nk'uko twabibonye muri episode yacu yatambutse, aka gace kadukomye cyane, aho kongera kubona Iribagiza na Cyusa bagaragaza urukundo rwinshi cyane. Iribagiza na Cyusa bagomeje no kubabaza abantu benshi, uretse ko bagomeje no gushimisha n'abandi. Ariko ahangaha Cyusa na Iribagiza batorotse bagiye. Koko Cyusa yasezeranyije cyangwa se yabwiye Iribagiza ko agiye kumuhindurira ubuzima. Reka dutegereze turebe uko bizagenda, reka dutegereze turebe amaherezo yabyo. Ariko nk'uko twabonye ko bari mu nzira bagiye, bamaze gufata urugendo. Ariko ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu biba bigoye kongera guhindura ubuzima, ugahindura uko wabagaho. Reka turebe uko bizarangira, reka turebe uko bizaba bimera. Ahangaha rero Cyusa yari yajyanye Iribagiza, yari amaze kumutorokesha, bari bageze mu nzira, Iribagiza afite imbeho nyinshi, Iribagiza ameze nabi cyane. Ariko Cyusa yabashije kuba yamutabarira hafi. Cyusa amuha icyo kwifubika cyangwa se amurinda imbeho. Ni urukundo ruba rugomeje kugaragara imbere ya Iribagiza na Cyusa. Tudatinze rero, ikintu cyaduteye ubwoba, ikintu dutegereje turi benshi, nuko hano Cyusa yabashije kuba yabona message. Yabonye message iteye ubwoba bwinshi cyane, ariyo rero dutegereje kureba neza tugasobanukirwa ibyayo
dusigaye tukareba amaherezo yabyo, kuko niho filime yacu yarangiriye. Amaze gusoma message turareba, cyangwa se ndagira ngo nkubwire ngo dukomeze tuyicunge cyane igisohoka, tureba kabisa, tukareba aho yarangiriye, tukareba iby'iriya message, tukareba uko biri buze kuba bigenda, tukareba niba koko Cyusa ari bukomeza akagenda kandi amaze kubona message imuburira. Reka turebe rero uko biri buze kuba byifata, cyangwa se uko bizaba ibi bintu birangira. Ngira ngo nkubwire ngo rero reka dusoreze ahangaha, ngira kugusaba wowe muntu utarakora subscribe kubanza ugakora subscribe, ukalikinga video, share, comment. Ni ibintu byose biba bikenewe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi dushyigikirana mu bintu tuba tugenda dukora byacu bya buri munsi. Imana rero igomeze ibaho umugisha. Ciao ciao, dukomeze dukunde filime yacu Inzira y'Umusaraba, turi benshi cyane, kuko tuyigiramo ibintu byinshi cyane, tuyikuramo amasomo menshi agenda adufasha umunsi ku munsi uko bwije nuko bukeye. Merci wowe ubudukurikiye umunsi ku munsi. Ciao ciao.